Hello guys, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu kandi nkomeje kubashimira abantu mugenda muduha subscribe, like na comment. Kandi ndabibutsa n'ukuri dukomeze tuzamurane abantu muteye mwakanda kuri subscribe ndabasabye mukomeze mukandeho kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Noneho abantu rero muteye mwakanda subscribe ndabamenyesha mubanze mukande kandi mbasabye yuko mureba iyi video paka irangiye kugira ngo muze gusobanukirwa neza iyi VPN tugiye kurebera hamwe uburyo ikoramo. Iyi ni VPN nshyashya iri gutanga internet y'ubuntu mu masaha 24. Iri gutanga VPN y'ubuntu mu masaha 24 kandi ndabamenyesha yuko iyi VPN ariyo iri gukora neza mu Rwanda. Wenda hari n'izindi ziri kuza ariko iyi VPN iri gukora mu masaha 24, saa sita zagera bakongera baguha izindi data ukongera ugatangira umunsi uryoshye. Noneho iyo dutangire rero mubanze mu making sure yuko mwakanze kuri subscribe, like na share kugira ngo dutangire. Noneho dutangire. Reka tubanze tujye kuri Play Store. Uraza no kuri Play Store muri search. Noneho usearchinge bayita Hatsune Pro. Ntabwo ari Hatsune Plus, ni Hatsune Pro. Hatsune Pro dore ngiyi. Noneho murabona ko ngewe n'ubundi nari nsanzwe nyifite. Bayita Hatsune Pro. Urabona ko ifite na rate nziza, iri kugenda inazamuka kuko ndabibutsa yuko iyi Hatsune iyi VPN ari nshyashya. Ndabyibuka imaze nk'amezi nk'abiri, ukwezi kumwe n'igice, amezi 2 gutyo. Iyi Hatsune kuri umunsi wose ni VPN kabisa iri kugakora bigacika. Noneho ngiye reka nkande open kwa ko nsanzwe nyifite. N'ubundi nari nsanzwe nyikoresha. Noneho tugiye kurebera hamwe uburyo iyi VPN ikoramo. Urakanda ngaha hejuru kuri ubu budomo butatu. Uri kububona ngaha kuri ubu budomo butatu. Noneho ikintu cya mbere ubanza gukora umaze kwinjira muri iyi VPN urabanza ukande kuri update. Ngiye ko nabikoze ntabwo mbikora. Urabanza ukande kuri update. Update. Iyo ukanze kuri update aratazamo nyine igihugu cyawe. Noneho tumanuka hano hasi. Handitse best performance. Handitse best performance. Iyo usanze bitarimo harimo nk'ikindi gihugu idushyiramo muri best performance. Best performance impamvu nyine uba ugomba kuyishyiramo iyo ikurebera igihugu gifite internet. Noneho tugenda tumanuka hano hasi handitse Rwanda. Kwa ngiye n'ubundi nari narabishizemo. Uraza ugasacinga Rwanda. Ariko iyo wakoze kuri update ujye numara kuyifungura itukora kuri update kugira ngo igihugu kizemo. Noneho u Rwanda bitaruzamo. None urabona ko igihugu cyacu cyajemo. Ngaha rero ukuntu uhita ubigenza. Iyo ukoresha MTN ukanda hano. Iyo ukoresha MTN ukanda hano handitse MTN free 3. Niyo ukanda MTN niyo internet iba yihuta. Iyi ngiyi ya 3 kuri MTN ya 3. Noneho abantu bakoresha Airtel hano hepfo hano hepfo handitse Airtel Tigo free 3. Ngaha hari 3 ngaha hari umutuku. Nge n'ubundi nari nabishizemo kuko nge niyo nkoresha nyine. Nge ndi gukoresha Airtel. Noneho wowe urakanda ngaha handitse Airtel Tigo 3. Nimba ukoresha nyine Airtel. Noneho byose wabirangije itukanda hano ngaha kuri start. Reka dukande kuri start. Wow. Noneho uri kubibona ko VPN yacu yakoze. Uri kubibona yes. Guys, urabona ko VPN ikora neza. Reba hano hasi hano hasanditse ngo VPN connected. VPN ubu yacu yabaye connected internet kandi ndabibutsa yuko rwose abantu muri kugira amakenga ngo VPN ngo ni imitwe ni iki.
ndagira ngo mbabwire ngo kuri Airtel yanjye ya Tigo ntabwo mfiteho amayinite, nta mayinite mfiteho, nta na mega mfiteho. Ubu ngubu kuri Airtel yanjye hariho 0, ariko reba VPN izi ikora, urabona ko byabaye VPN connected. Rero VPN genda VPN uyidownloadinge, uyizane muri phone yawe ugikoresha, zanshimira nyuma. Kandi ndabibutsa abantu mutari mwakora subscribe, muyikore, mukore subscribe, like, share, tujye dukomeza tubane. Murakoze kandi ciao ciao.